Muraho mwese turongeye turagarutse. None uyu munsi ho tuzanye izina ry'abahungu, dore ko muri iki kiganiro nibwo tugiye gutangira izina ry'abahungu. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe ariko mureka mbanze mbibwire, nitwa Benimana Emmanuel. Tugiye kuvuga ku izina ry'umuhungu witwa Dieudonné. Dieudonné rikomoka mu Gifaransa, risobanura impano y'Imana. Dieudonné, impano y'Imana cyangwa uwahawe n'Imana. Ni izina rikunze guhabwa umuntu nk'ikimenyetso cy'uko ari umugisha cyangwa impano idasanzwe. Abantu bitwa ba Dieudonné rero bisobanura impano y'Imana cyangwa uwahawe n'Imana. Hari imico rero iranga abantu bitwa ba Dieudonné. Nubwo imico y'umuntu yaba itandukanye bitewe n'aho akuriye n'ubuzima yabayemo, abantu bitwa ba Dieudonné bakunze kugaragaza ibi bikurikira. Hari ibintu biranga ba Dieudonné: afite umutima ukunda gufasha, baba bafite kamere yo kwitangira abandi, bakunda gufasha no kugabirana ibyo bafite. Aba ni ba Dieudonné. Ba Dieudonné rero batekerezanya ubwenge n'ubushishozi. Dieudonné akunda gutekereza neza mbere yo gukora icyemezo cyangwa ajya gufata icyemezo cyangwa umwanzuro runaka, kandi aba ari umuntu ufite gahunda. Ba Dieudonné baba batuje, abenshi ntabwo bagira akavuyo no gusakuza, kandi baba bubaha. Imico yabo ikunze kuba ituje, barigengesera kandi bubaha abantu. Aba ni ba Dieudonné. Abantu bitwa ba Dieudonné ndabasuhuje, nanjye abo hari abo nzi bitwa ba Dieudonné ndabasuhuje, kandi iyi mico nabonye ko bayifite. Bafite imbaraga zo kuyobora, hari ubushobozi bwo kuba abayobozi kuko baba bafite ijambo n'umutima ufasha. Barizerwa cyane kubera ukuri, bakunda kuvuga n'umutima mwiza, bakunda kwizerwa mu muryango n'ahandi. Ikindi cya nyuma rero, bafite intego mu buzima. Baba ari abantu bazi icyo bashaka kandi bashaka kugeraho, bagakunda gukora cyane. Ba Dieudonné ni abantu bakunda gukora cyane. Mumbwire ni hamwe abo muzi bitwa ba Dieudonné ariko bameze muri iyi mico mvuze, kandi niba witwa Dieudonné uze kumbwira muri commentaire niba ibintu mvuze nawe bikurangwaho. Hari imbaraga nyine zigaragara bakunda kugira, bakunda gukunda abantu, kwitanga, kugira ubwitonzi no kudashyushya umutwe. Ni ibintu biranga ba Dieudonné, nizo mbaraga zabo nyinshi, ariko bagira intege nke. Ibintu byose babifata nk'ibikomeye, niba ari ukwiga ariko ugasanga ari guhatiriza. Akenshi usanga bigira n'icyizere gike rimwe na rimwe. Aba ba Dieudonné usanga rwose bigira icyizere gike. Akenshi mu ntege nke zabo nkeya bafite, bakunda gushakira ibisubizo abandi bakiyibagirwa. Ibyo bintu rwose biranga ba Dieudonné, ndakeka ari ibyo, kandi twabonye kuba Dieudonné bisobanura impano y'Imana. Umbwire rero nawe muri commentaire wowe witwa Dieudonné cyangwa uzi Dieudonné, niba iyi mico mvuze koko abenshi bayifite mu buzi. Ukomeze kugira umunsi mwiza.